Yego, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Authentic Christendom TV. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Eh, Njyewe rero Dr. Symphorien ndi hano i Texas. Uyu munsi ni tariki eshanu z'ukwa cyenda 2025 25. Iyi rero nyine ikaba ari Authentic Christendom TV. Bivuga ngo ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Editoriale y'iyi cano cyangwa se intego y'iyi cano ni ugukebura abanyepolitiki n'abanyamadini bimika ikinyoma nkoresheje ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi muri babandi bavuga ngo Imana iravuze ngo, oya, ahubwo nsoma ijambo ry'Imana, ubundi nkambara amataratara y'Imana, nkazuminga nkareba icyo ijambo ry'Imana rishatse kuvuga, byensire nyobowe n'umwuka wera. Niyo mpamvu ntakora ibiganiro byinshi inshuro nyinshi, nk'ubashize desomene nta kiganiro nkoze, kuko mbanza gutegereza, mbanza gukora meditation, mbanza kubuseriva ibiri gutambuka hirya no hino mu mihanda, noneho hakagira icyo Imana inyongorera, hakagira icyo umwuka wera nyongorera, ngasoma ijambo ry'Imana, ubundi nkambara amataratara y'Imana kugira ngo nshobore kubona icyo iryo jambo riri gusobanura. Nanjye rero nkaza aha ngaha ngakora icyo nahamagariwe. Nahamagariwe gukebura abanyepolitiki n'abanyamadini bimika itekinika. Mu kiganiro cy'ubushize nakoze ku bijyanye no gutera igiti, uko ikiganiro cyitwaga cyangwa se cyitwa, ni ukuvuga ngo igihugu kiri mu kaga gitabarwa n'abacamanza batera igiti batagamije kuzacyugamamo izuba. Abacamanza ndi kuvuga ni mu buryo biblike. Natanze urugero kuri Gidiyoni, kuri Yefuta, kuri Samusoni no kuri Debura. Abo ni abacamanza bazwi mu gihe cya kera bari muri Bibiliya. Ariko mu gihe cyacu natanze urugero rwa Kizito Mihigo na Victoire Ingabire. Mvuga ko Kizito Mihigo ni umucamanza w'icyitegererezo mu iyobokamana, naho Victoire Ingabire akaba umucamanza w'icyitegererezo muri politiki. Hanyuma umunzani upima umucamanza mu iyobokamana ni ukubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe kidakwiriye, nk'uko Kizito Mihigo yabikoze. Naho umunzani upima umucamanza muri politiki ni ugutera igiti utagamije kuzacyugamamo izuba, nk'uko Ingabire Victoire ari kubikora, atagamije inyungu direct agomba kubibonamo. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi, abo mu iyobokamana batari mu mujyo umwe na Kizito Mihigo, ntabwo ari abacamanza mu iyobokamana, kimwe n'abari muri politiki ariko batiyumvamo Victoire Ingabire, batari mu murongo wa Victoire Ingabire, nabo si abacamanza dukeneye muri iki gihe. Bashobora kuba abacamanza ariko badakenewe ubu ngubu, kuko abo ngabo twafata nka ba Rutemayeze cyangwa se aba opportuniste. Icyo ni ikiganiro nakoze ubushize, abashaka kumva uburyo burambuye baza kukireba kuri iyi shene bakibona. Uyu munsi rero n'ubundi excuse me, ndakomereza ku butumwa bw'abacamanza, noneho nibande kuri Debura. Ni ukuvuga ngo icyo umwuka wera ari kuvuga ni uko hakenewe umutegetsi nka Debura. Nkeka ko Debora ariwe Debura, ahari mu Kinyarwanda cyangwa se mu Gihutu cyangwa se uko mucyita kose,
hari abacyita igihutu, abandi ikinyamurenge, abandi ikinyabwisha, abandi ikinyemera, abandi ikirundi, abandi ikinyamasisi. Uko wabyita kose ariko turumvikana. Muri uru rurimi rero, Debora uri mu Bibiliya abanza ari we bita Debura. Nkaba rero ndi kuvuga nti hakenewe umutegetsi nka Debura. Iyi nkuru mukayisanga mu Bacamanza ibice bine, kugeza igice cya kane n'igice cya gatanu. Donc ni ibice bibiri, igice cya kane n'icya gatanu byose niho iyi nkuru ya Debura mwayisanga impamvu hakenewe. Ubu butumwa bugenewe by'umwihariko FDLR FOCA na CNRD FLN. Ariko kandi nambaye na furari ya Darifa ya Victoire Ingabire kumushyigikira. Uyu munsi rero ndabakangurira kwigira ku mucamanza witwaga Debura cyangwa se Debora, nk'uko nabivuze nyine biri mu Bacamanza igice cya kane n'igice cya gatanu. Abacamanza igice cya kane n'igice cya gatanu niho wasanga inkuru ya Debura. Debura yabayeho igihe Isirayeli yari ikandamijwe n'umwami w'i Kanani witwaga Yabini. Yari umwami ufite ingabo zikomeye ziyobowe n'umugaba wazo witwaga Sisera, zikagira amagare y'intambara 900. Isirayeli yari imaze imyaka 20 ihungetwa na Yabini kubera ko Abisirayeli bari bongeye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Iki kintu mucyiteho cyane. Abisirayeli bari bongeye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nuko Imana ibagabiza Yabini. Ahari gukora ibyangwa n'Uwiteka niyo ntandaro y'ibibazo byose turi kubona. Amateka atagoretse y'u Rwanda nsoma n'ibyo numva ku mihanda byerekana ko Abanyarwanda nabo baranzwe no gukora ibyangwa n'Uwiteka kuva kera. Ibyo nasomye byaranze ingoma ya cyami bihamya ko Abatutsi ari bo batangije umwiryane mu Banyarwanda. Kwambura Abahutu ubutaka binyuze mu buhake n'uburetwa biri mu mvo n'imvano y'urwango rumaze ibinyejana byinshi hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Uburetwa bwa Rwabugiri bwazanywe na Rwabugiri bwatumye biba ngombwa ko Abahutu bihingira nijoro kugira ngo babone uko bahingira abatware b'Abatutsi ku manywa. Ibi nabisomye mu gitabo cya Yane Vansina Nsesurumeza. Ibi ni bimwe mu byaha byatumye ibyaha bikomeye byatumye Imana isenya ingoma ya cyami. Ariko intambara yo ku Rucunshu nayo ni ikimenyetso cy'inzigo imaze igihe kirekire hagati y'Abatutsi b'Abega n'Abanyiginya. Gusa iyo bageze ku Muhutu bamuviraho indi imwe bakaza gushwana nyuma. Nyuma y'aho Imana isenyeye ingoma y'Abatutsi, Abahutu nabo ntibatinze gukora ibyangwa n'Uwiteka. Kayibanda ntashinjwa ibyaha byinshi, ariko hari ikiganiro nigeze gukurikira, sinibuka niba ari ku Isi n'Ijuru cyangwa ahandi, ariko Padiri Fortunatus yari arimo asobanura ko kimwe mu byatangije inzigo y'Abakiga n'Abanyenduga ari uko abategetsi bo mu majyepfo bari biganje muri guverinoma ya Kayibanda ngo bagereranyaga abasirikare bari biganjemo abo mu majyaruguru nk'imbwa zirinda urugo, ngo bakavuga bati imbwa yarenzwe ntiyaba ikirinze urugo. Bikaba bishoboka ko ibi aribyo byatumye Habyarimana akorera Kayibanda kudeta mu 1973. Kazigaba na Mukankiko bari bumvunire ku ivi, ariko nuko nabyumvise, niba bafite indi verisiyo bashobora kuyitanga. Ntibyamaze kabiri ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana nabwo bukora ibyangwa n'Uwiteka. Habyarimana we aregwa byinshi, harimo n'ibinyoma byinshi, kubera ko aribyo bibeshejeho ingoma ya FPR Inkotanyi bamwe bita abavantara bagendeye ku buhanuzi bwa Magayane.
ariko hari n'ibyo perezida Habyarimana ashinjwa n'abahutu bene wabo. Bamushinja kwica rubi perezida Kayibanda. Mperutse kumva Mukankiko avuga ko Zigira Nyirazo ngo yanze ko umurambo wa Kayibanda usomerwa misa. Niba ariko byagenze urumva ko atari ibintu byashimisha Imana. Ibi bikatwereka icyo Imana ihishiye abari kwanga ko n'ubundi nawe asomerwa misa, bitewe n'uko what goes around comes around. Ingoma y'Abavantara iyobowe na Kagame iyo yatangiye gukora ibyangwa n'Uwiteka rugikubita, bati Imana twayirasiye ku murindi, bati FPR niyo igomba gushimwa. Ibi bifitanye isano no gufunga insengero z'abasenga Kristo nyawe, ibyo twita confessing churches, bagasiga insengero z'ibicupuri ziramya FPR, kandi bigakoranwa ubuhemu bukabije cyane. Mperutse kuvugana n'umukecuru uri iyo ngiyo muri icyo gihugu cy'Abavantara, ambwira ko iyo batuye mu cyaro babategetse gutera sima ku rusengero rwabo, no gushyira sima no gupavoma hasi, no gushyiraho amabati ku rusengero, ngo no kubaka tuwarete enye. Bamaze kubikora barababwira ngo ibyo ntibihagije, bagomba no gutegura aho guparika imodoka, kandi ngo aho batuye nta muhanda uhagera. Urumva ko ibyo bintu ni ubugome bukabije, ni ubugome bukabije cyane. Umwanditsi witwa Erwin Lutzer mu gitabo cye cyitwa When a Nation Forgets God, 7 Lessons We Must Learn from Nazi Germany, kuri paje ya 8 yaranditse ngo iyo itorero ribujijwe kubaho bikurikirwa na Holocaust. Holocaust ni jenoside yakorewe abayahudi ikozwe n'abanazi. Muzi ko bishe miliyoni 6 z'abayahudi. Reka ndebe ko icyo gitabo ngifite nkibereke kugira ngo uzaba afite umwanya azagisome. Ngiki igitabo ndimo mvuga, When a Nation Forgets God, 7 Lessons We Must Learn from Nazi Germany. Ni muri iki gitabo rero nyine uyu mwanditsi mubona hano hejuru yavuze ko iyo itorero ribujijwe kubaho bikurikirwa na Holocaust, bikurikirwa na jenoside. Niyo mpamvu ibintu byo gufunga insengero mu Rwanda, insengero z'abanyamwuka, insengero z'abakristo nyabo bagasiga iziramya FPR, icyo bizabyara no kucyitega, ntabwo ari ikintu cyiza. Ikindi kimenyetso, ariko nderanje ninde, ikindi kimenyetso rero ko FPR ikora ibyangwa n'Uwiteka, jyewe ubwanjye niyumviye Kagame abwira McMaster hano muri Amerika ko intego ye ari ukugarura ingoma ya cyami, imwe yari yarashyizeho ko abahutu bagomba guhinga nijoro. Yatumye biba ngombwa ko abahutu bagomba guhinga nijoro, kwihingira nijoro kugira ngo babashe guhingira abatware b'abatutsi ku manywa. Iyo niyo ngoma Kagame yagaruye. Niyo ngoma Kagame yabwiye McMaster ko agomba ashishikajwe n'uko iyo ngoma igaruka. Amajwi narabasangije mu biganiro byatambutse, si nk'uko nongera kuyagarura, ariko ibi ni ibintu biri recorded, ibintu biri muri record. Amajwi arahari, yarabivuze ko intego nyamukuru ya FPR ni ukugarura ingoma ya cyami, kandi muri kumva ukuntu yakoze ibyangwa n'Uwiteka, bigatuma icyo gihe ingoma ya cyami n'ubundi Imana iyisenya. None n'ubundi Kagame nibyo yagaruye ingoma ya cyami, nk'uko nyine yabyivugiye ku mugaragaro ko ariyo gahunda ya FPR, imwe muri gahunda zihutirwa, niyo ntego nyamukuru,
niyo gahunda yabo nyamukuru ni ukugarura ingoma ya cyami nk'uko nyine yabisobanuriye Master. Ikimenyetso kandi cyabyo cy'uko ibyo bintu biri gukorwa, ni ukuntu ubona bari kwambura ubutaka n'ubundi abasope cyane cyane abahutu. Ubona ko ni ya gahunda nyine y'ubutaka n'ubundi yo ku ngoma ya cyami, eh, noneho bari gukora mu buryo modernize. Ukabona ko bari kwambura abasope cyane cyane abahutu ubutaka, kuko nyine n'ubundi ni ingoma ya cyami yagarutse. Ubu buryo rero abakada ubona bakorana ibintu bugome, bigaragaza ko nyine FPR iri gukora ibyangwa n'Uwiteka byinshi cyane. Uru ruhererekane rw'ingoma z'u Rwanda cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda zikora ibyangwa n'Uwiteka rumeze neza neza nk'amateka ya Isirayeli. Ni ukuvuga ngo isaha iyo ari yo yose Imana izahagurutsa Debura akureho ingoma ya Kagame, kuko yakoze ibyangwa n'Uwiteka ndetse kurenza ahari izindi ngoma zamubanjirije. Debura yashobojwe n'iki guhangamura ingabo za Yabini zari ziyobowe na Sisera, kandi zari zikomeye cyane zifite n'amagare 900 y'intambara. Aha hantu mugomba kuhumva neza ukuntu Debura yabigenje. Umuhanuzi akaba n'umucamanza Debora cyangwa se Debura, mwumve uko yabigenje kugira ngo abashe guhangamura ingoma ya Yabini ifite ingabo ziyobowe na Sisera. Icya mbere, Debora cyangwa Debura yari umucamanza akaba n'umuhanuzi ufite amavuta. Abanyamwuka bavuga ibintu by'amavuta, cyangwa se twavuga ufite ubunyangamugayo. Muzi ko mu Rwanda hadutse inkundamugayo. Debura ariko si mu Rwanda gusa, no muri opozisiyo tubona ko inkundamugayo zabaye nyinshi. Niyo mpamvu hakunze kuvuka amakimbirane hagati yabo, kuko inkundamugayo zikorera nyine iby'inkundamugayo. Naho rero Debura we yari umucamanza akaba n'umuhanuzi ufite amavuta, umuhanuzi w'inyangamugayo. Bisanga mu Bacamanza ibice 4:4. Donc afite icyo bita prophetic authority cyangwa se autorité prophétique. Ibi byatumye abaturage bamwubaha, bamwiyumvamo, bakamusanga kumutura ibibazo akabikemura. Ibyo bisanga mu Bacamanza ibice 4:5. Aha icyo ngira ngo mwige kandi mushyireho muha agaciro, ni uko umutegetsi ufite amavuta, umutegetsi w'inyangamugayo, umutegetsi ufite amavuta y'Imana akemura ibibazo by'abaturage nka Debura. Icya kabiri cyatumye umucamanza akaba n'umuhanuzi Debora cyangwa Debura, icyatumye ashobora gutsinda urugamba rwo kubohoza Abisirayeli, ni uko yari umutegetsi ugira strategy zitubakiye ku bubingwa. Hari ababingwa badutse hanze ahangaha, batumye abantu bakomeza kwizungurukaho iyi myaka yose, kubera ko nta strategy y'ubunyangamugayo bafite, ni strategy y'ububingwa. Debora yari umutegetsi ufite strategy zubakiye ku bunyangamugayo, ku patriotisme. Ubwo rero nyine bitewe n'uko afite strategy yategetse Baraki mwene Abinowamu kurokirita ingabo inzovu imwe bisobanura 10,000, kugira ngo batere ingabo za Sisera. Urumva strategy yari afite. Dabor yari afite ubunyangamugayo, afite nyine ayo mavuta y'Imana, afite izo powers, afite izo mbaraga nyine z'umuntu uri mw'iyo communication n'Imana, afite ubwo bunyangamugayo, afite ayo mavuta. Hanyuma rero afite na strategy ku buryo noneho yahise ategeka Baraki ati donc kurokirita ingabo 10,000 kugira ngo batere ingabo za Sisera.
ahangaha niho ruzingiye ku banyarwanda. Niyo mpamvu ubu butumwa bugeneye FDLR, FOCA na CNLD, FNN, kurusha abandi bose, ndabasaba ko muza kubagezaho ubu butumwa. Donc ku ngabo niho ruzingiye. Ingabo zo guhangana excuse me, ingabo zo excuse me, ingabo zo guhangana excuse me, amwe ku mazi ingabo zo guhangana n'abavantara zizarukitwa nande? Ese kuki ingabo za rubanda bita FAR zashenywe nande? Ingabo za rubanda zashenywe kuko zari zibangamiye inyungu za Mpatsibihugu, yari ifite gahunda yo kwigarurira umutungo wa kamere wa Kongo. Ibi si ibintu bishyashya, abantu benshi barabizi, ariko nuko nyine abatinyuka kuvuga ari bakeya. U Rwanda ni amarembo ya Kongo. Ingabo za rubanda zacitse ku icumu iz'abavantara zikingiwe ikibaba na Mpatsibihugu, tukabonye ukuntu zakomeje kwibasirwa, bamwe ndetse bashyirirwaho miliyoni 5 z'amadolari kugira ngo uzabica azahabwe izo miliyoni 5. Abandi baragurwa barataha, banywana n'umwanzi, inkoko zicudika n'ibisiga. Abasigaye bashyirirwaho MONUSCO yo kubakumira, kandi banaterwaho kashi y'ubujenosideri. Ndi kubabwira ukuntu ingabo za rubanda zashenywe. Akarere ngasubiremo, zashenywe kuko zari zibangamiye inyungu za Mpatsibihugu, yari ifite gahunda yo kwigarurira umutungo kamere wa Kongo inyuze mu Rwanda. Ingabo za rubanda zacitse ku icumu iz'abavantara zikingiwe ikibaba na Mpatsibihugu, twabonye ukuntu zakomeje kwibasirwa, bamwe bashyirirwaho miliyoni 5 z'amadolari, abandi baragurwa barataha banywana n'umwanzi, maze inkoko zicudika n'ibisiga. Abasigaye bashyirirwaho MONUSCO yo kubakumira, banaterwaho kashe y'ubujenosideri. Mu gushaka ibisubizo bitarambye, kubera ko Mpatsibihugu yari yakamejeje, mu gushaka ibisubizo bitarambye, abanyepolitiki b'abahutu badafite ubushishozi nk'ubwa Debora bashatse kwitonesha kuri Mpatsibihugu, bazana igitekerezo cyo guhindura izina rya FDLR, bakibagirwa ko ikibazo atari izina FDLR, ko ikibazo ari ubuhutu. Inkeka ko ariyo mpamvu nyamukuru CNLD yavutse, ijyana ingabo zose za FDLR zari mu majyepfo ya Kivu, muri Sud Kivu, izita FNN, ariko zari zirimo n'abandi bantu baturutse ahandi, uretse ko zari ziganjemo nyine abo bahutu bo muri FDLR, bo muri FAR. Ibiro byaziviriyemo nyine kwicwa. Umugenda twabonye ukuntu Wilson Irategeka yishwe, tubona ukuntu n'abandi bagiye baburirwa irengero, kubera ko nyine nubwo bari bitandukanije na FDLR, bari bakiri ba bandi babangamiye inyungu za Mpatsibihugu. Nubwo abababeshye yenda, cyangwa se abakoze umugambi wo kubavana muri FDLR, yenda bari bafite amakuru yenda ko nibakora umutwe mushyashya bo bazahabwa chance zo kugira ibyo bageraho, ariko kugeza ubu bigaragara nyine ko ntacyo bashoboye kugeraho, kuko ni ba bandi nyine bari mu babangamiye inyungu za Mpatsibihugu. Ejo numvise Mako atubwira ko burya Sankara wabavugiraga yahembwaga, kuko abantu benshi bibwira ko ubwo nyine abahutu babaye bicirwa kuri Mpatsibihugu, abatutsi aribo bagomba kujya imbere bakabavugira, kugira ngo babarokore.
si bibi babikoze, ikibazo ni uko babikora, bamwe hari bakabikorana agasuzuguro cyangwa se bakabikorana ubwishongozi cyangwa se bakabikora banatambikije batandaraje utamenya ibyo bakorera mu gikari. Byaba byiza ko abahutu bifatira ikibazo mu biganza, bafata dosiye mu biganza byabo, abatutsi bifuza kubafasha bagafatanya, byaba ari byiza cyane, ariko ni ngombwa ko abahutu bahaguruka bakirwanirira urugamba, bakisobanurira ikibazo cyabo, ababigwamo bakabigwamo, abarokotse bakarokoka, nuko bimeze. Uku rero gucikamo kuvuka kwa CNRD hakaba FDLR hakaba na CNRD, byashegeshe ingabo za rubanda bikomeye cyane. N'ubu kandi birakomeje kuko hari abandi banyepolitiki bafite gahunda yo kurukirita ingabo nshya kuri murandasi kugira ngo bibonere views, kuko muri chat na commentaire babona ababakurikira bakomeza kuzamura ikibazo cy'ingabo, kugira ngo views zitagabanuka bagateka ikiringiti bati dufite ingabo, dufite ishuri rya gisirikare kuri murandasi, abandi bati dufite ingabo bakatubwira n'amazina yazo, ariko bikarangira ari izina rimeze nk'iry'inda yavuyemo, ingabo zitabonetse. Abantu batangaza ko bafite ingabo kandi ntazo, nta strategy bafite nk'iza Debora, nta mavuta bafite nk'aya Debura, nta bunyangamugayo bafite nk'ubwa Debura, kuko batangaza ibitariho kandi bakayobya rubanda. Ntabwo ntibafite strategy nk'iza Debura kandi ntibafite amavuta nk'aya Debura. Gusa ntabwo ari abanzi, nkeka ko aha ngaha niho ibintu bipfira. Ntabwo ari abanzi, baba bari kugerageza ariko nyine badafite iyo capacity yo gutahura icyo gukora mu buryo strategic. Ntabwo rero ari abanzi, ntabwo ari enemy, uretse ko nyine ikimenyetso cy'umwiryane no guhangana biri muri rubanda bishingiye ko abantu badukana gahunda zo gushinga ingabo, zo gushinga amashyaka avuka nk'imegeri, ariko mu by'ukuri nta viziyo, nta strategy, nta mavuta nk'aya Debora. Ese uku guhangana no kuryana kwa rubanda biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Impamvu havuka aya mashyaka avuka nk'imegeri, izi ngabo zivuka nk'imegeri, bikarangira nta zigaragaye, bikarangira amashyaka avutse ntacyo agezeho. Ubundi kuki iyi mitwe ivuka? Kuki uku guhangana kuriho? Biraterwa n'iki? Iki ni ikintu nacyo mugomba kwitaho cyane. Mu gitabo cyitwa Pedagogy of the Oppressed cyangwa se la Pédagogie des Opprimés, uwitwa Paula Freire yerekana ko iyo abatsikamiwe bananiwe kwibohora bahindukira bakaryana ubwabo. Nkeka ko ni iki kiri gukorwa. Iyi niyo mpamvu ntimwirenganye uko byagenze. Ni uko nyine kubera igitugu cya mpatsibihugu gifite imbaraga zinyuze muri Kagame, kwibohora byaraniranye, noneho bigatuma abantu nk'ubwo batangira kurebana ikijisho, abantu batangira kwitana ba mwana, abantu batangira kuryana. Nkaba rero ahangaha ndi kubabwira ngo ntimwirenganye, byarabaye bitewe n'uko nyine niko urugamba ruteye, urugamba rurakomeye. Reka wenda mbere icyo gitabo kugira ngo abazagira ubushobozi cyangwa ubushake bwo kukireba bazagisoma. Igitabo ngiki cyitwa Pedagogy of the Oppressed. Ngiki gitabo aho ngaho cyitwa Paulo Freire. Ni igitabo rero nyine kirimo ibintu by'ubwenge. Niwe wavuze ko nyine iyo abantu batsikamiwe bakananirwa kwibohora, aho kugira ngo batake nyine uwabatsikamiye, ahubwo batangira kuryana ubwabo. Ngiyi situwasiyo iri muri rubanda, kubera kunanirwa kwibohora, ahubwo barahindukira bakaryana.
atari uko bangana, ahubwo nyine niko intambara iteye. Ni intambara irimo amayeri menshi, ni intambara irimo imbaraga nyinshi. Noneho rero muri iyo frustration, nuko guta umutwe, rubanda bagasubiranamo bakaryana. Ndumva icyo kintu mwumva ko mugomba kugiha agaciro. Iki gitabo donc iyi message muri iki gitabo birumvikana neza ko isobanura ikibazo kiri muri rubanda. Ntabwo ari uko ari abanzi hagati yabo, ahubwo urugamba rwarakomeye, noneho rubananiye bahitamo kwirwana ubwabo. None strategy nk'iya Debora yaba iyihe kugira ngo rubanda ireke kuryana? Ahangaha ndibanda nanone kuri FDLR na CNRD kuko ubutumwa ni ubwabo specifically. Ni ukuvuga ngo ingabo zitari FDLR na FLN ni baringa z'ababingwa, ariko nubwo ari baringa, izo ngabo n'abo bantu na ba nyirazo b'ababingwa ntabwo ari umwanzi, ntabwo ari enemy. Icyo ni icya mbere. Icyo hakorwa iki? Icya mbere ni uko ingabo zitari FDLR na FLN izo ngizo no kuzishyiramo umurongo utukura, ni baringa na ba nyirazo ni ababingwa. Icyo kikaba kigiye ku ruhande. Akazi cya kabiri, icyo cyihutirwa cyane nacyo kuri FDLR na CNRD. FDLR foka na CNRD FNN ni bamwe. Njye nuko mbibona, nambaye amataratara y'Imana, nuko ndi kubibona. FDLR na FLN cyangwa se FDLR foka, CNRD FLN ni bamwe, muri bene mugabo umwe, muri ingabo za rubanda. Ibyabaye byarabaye kubera ubukana bw'intambara rubanda yashoweho na Mpatsibihugu, n'ubu igikomeje mu mayeri menshi. Abacitse ku icumu rya Mpatsibihugu, muhindure page mu maguru mashya, muhuze ibikorwa. Ibi birakenewe kugira ngo rubanda ye gukomeza kunyunyuzwa imitsi n'ababingwa. Ibi kandi birakenewe kugira ngo Mpatsibihugu ihindure umuvuno, ifite icyizere ko hari abandi bantu bashoboye. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo, aho ni muri Bibiliya, igice cya 12 umurongo wa 25, umwanditsi yihanangirije Abisirayeli ati, muramenye ntimwange kumvira ijwi ry'Imana. Kandi igihe Imana yatumaga Yeremiya, nk'uko bisanga muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 8, yaramubwiye iti, ntutinye kubabwira kugira ngo nkurokore, nabo mbarokore, nabo barokoke. Uru si urugamba rwo gutanguranwa umushi, ni urugamba rwo gutangatanga umwanzi. Ibi bisaba ubuyobozi bwa politiki n'ubwa gisirikare byenharmonize, kandi nyine nk'uko nabivuze, ubu ni ubutumwa bureba FDLR foka na CNRD FLN. Aba bafitiye contact mubagezeho ubutumwa, ndakorana na audio kugira ngo abadafite amamega yo kureba video bashobore kumva audio, ndaza kubyohereza byombi. Ikindi cyashoboje rero Debora gutsinda urugamba, donc icya mbere ni uko yari afite amavuta y'Imana, afite ubunyangamugayo bw'Imana. Icya kabiri yari afite strategy nizo yakoresheje kugira ategeka Baraki gukora ingabo 10,000, kurokirita ingabo 10,000. Noneho icya gatatu noneho yahuje imiryango y'Abisirayeli, kuko buri muryango wari warabaye nyamwigendaho nk'uko Abahutu bameze muri iki gihe. Nicyo kintu cya gatatu cyashoboje Debora gutsinda urugamba rwo kubohora Abisirayeli, bitewe n'uko yari afite ayo mavuta n'ubunyangamugayo,
afite na strategy, bituma ashobora gutegeka Baraki gutoza ingabo ibihumbi 10, hanyuma noneho anahuza ya miryango 12 y'Abisirayeli yari yacitsemo ibice, yari yabaye nk'abahutu babaye banyamwigendaho muri iki gihe cya none. Ubwo rero Baraki ubwe nk'umugaba mukuru w'izo ngabo zatsinze Sisera yabaga mu muryango wo kwa Nafutali, naho izo ngabo zose uko ari 10,000 zavuye mu muryango wo kwa Nafutali n'umuryango wo kwa Zebuloni gusa, niho haturutse izo ngabo ibihumbi 10. Debora cyangwa Debura we agakomoka mu muryango wo kwa Efurayimu. Imiryango 5 n'igice, igice ni ukuvuga hari umuryango wo kwa Manase, umuryango wa Manase wacitse mu bice bibiri, kimwe igice kimwe gishyigikira Debora, ikindi nticyamushyigikira. Niyo mpamvu rero habonetse imiryango 5 n'igice yashyigikiye Debora mu rugamba. Muri iyo miryango rero harimo umuryango wa Efurayimu, umuryango wa Benyamini, umuryango wa Makiri. Makiri niwo nicyo gice cy'umuryango wo kwa Manase cyashyigikiye Debora. Hakaza umuryango wo kwa Zebuloni, umuryango wa Isakari n'umuryango wa Nafutali. Abo niyo miryango yonyine yashyigikiye urugamba rwa Debora. Naho imiryango 5 n'igice n'ikindi gice cyo kwa Manase, uwo muryango wundi wo kwa Manase utashyigikiye urugamba ni abo kwa Gadi. So ubwo rero ni ukuvuga ngo abatashyigikiye urugamba hari umuryango wa Rubeni, hari Gadi igice cyo kwa Manase, hakaza Dani, hakaza na Asheri. Abo banze kumva ijwi ry'Imana ryo kwibohoza ryanyuze muri Debura, banga gushyigikira urugamba. Imiryango 3 itavugwamo ni Abayuda n'umuryango wa Simoni ndetse n'Abalewi, kubera ko Abayuda n'abo kwa Simoni bari batuye mu majyepfo kure cyane y'aho intambara yaberaga, bituma batajya muri iyo ntambara. Naho Abalewi bo bitewe n'uko nta butaka bageraga, nta karere bageraga, bitewe n'uko bari abatambyi bari basandaye mu gihugu cyose, umurimo wabo ari uwo kurinda ingoro y'Imana, gukora imirimo y'ubutambyi. Niyo mpamvu bo batagombaga kujya mu mirwano. Icyo nshaka kuvuga ahangaha rero, cyangwa se twakwigira ahangaha, ni uko ntabwo bishoboka ko amatsinda y'Abanyarwanda atumvikana avuka nk'imegeri yahuriza hamwe yose. Abafite esprit patriotique nk'iya Debura nimwifatanya na FDLR FOCA na CNL FRN mu maguru mashya. Imana ibona uko irokora igihugu, namwe barokore. Ikibazo gikomeye ni ukuvumbura Debura wa rubanda. Debura ahangaha ni umugore, ariko muri context yacu yaba n'umugabo. Debura yaba umugabo cyangwa umugore muri context yacu. Ikibazo ni ukumenya arihe, ninde. Ibyo aribyo byose Debura arahari. FDLR FOCA na CNL FRN bagomba kwihutira gufindura uwo Debura uwo ari we n'aho aherereye. Ibi ngibi ni très urgent, babyita ASAP mu Cyongereza, as soon as possible. Mu gusoza tuzirikane ibi bikurikira. Ntabwo Debura na Baraki aribo batsinze ingabo za Sisera. Imana niyo yatsinze urugamba. Gusa byasabye Debura guhaguruka afata inshingano ze nk'umuhanuzi n'umucamanza, hanyuma Baraki nawe nk'umusirikare yubaha Imana binyuze mu gukurikiza amabwiriza yayo yari yanyujijwe muri Debura. Akantu mukumve neza, abasirikari hari igihe bagwa mu mutego wo gusuzugura abasivili. Muramenye ingabo za rubanda, mwigire kuri Baraki niba mushaka intsinzi. Debura naseruke, ingabo zimwubahe, maze Imana ibahe intsinzi. Ubutumwa ni ubwa FDLR FOCA na CNL FRN. Ntabwo ari Debura na Baraki batsinze ingabo za Sisera. Imana niyo yatsinze urugamba.
gusa byasabye Debura guhaguruka afata inshingano ze nk'umuhanuzi n'umucamanza. Hanyuma Baraki nk'umusirikare w'umujenerali nawe yubaha Imana binyuze mu gukurikiza amabwiriza yayo yari yanyujijwe muri Debura. Abasirikare hari igihe bagwa mu mutego wo gusuzugura abasivili. Muramenye ngabo za rubanda, mwigire kuri Baraki niba mushaka intsinzi. Debura naseruke, ingabo zimwubahe maze Imana ibahe intsinzi. Wakwibaza uti uruhare rw'Imana mu itsindwa rya Sisera ni uruhe? Inshinga cyangwa se verbe bita gutsinda muri iyi kontekste yo mu rugamba nyine barwanye muri iyi kontekste ya Debura na Baraki, mu gihe burayo nyine bivuga hamam, bisobanura gutera confusion, gutera urujijo, gutera panike, gutera ubwoba bukabije abasirikare. Niko Imana yabigenje. Mu ndirimbo ya Debura ku gice cya 5 cyane cyane ku murongo wa 20, Debura bakoresha imvugo y'abanyamwuka ati ijuru ryaratabaye, maze Sisera ava mu igare ry'intambara yirukisha ibirenge kubera panike yashyizwemo n'Imana. Ibi byashobotse kuko umugaba mukuru w'ingabo za Isirayeli Baraki yubashye amabwiriza y'Imana anyujijwe muri Debora cyangwa Debura. Nta kidashobokera abubaha Imana. Nta rugamba rwananira Imana nk'uko tubisoma muri Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 47 ngo Uhoraho niwe utanga gutsinda urugamba. Nubwo ingabo z'abavantara zo zifite intwaro zikaze kurenza iza Sisera, Imana yatsinze ingabo za Sisera iracyakora. N'ingabo z'abavantara izazitsinda. Rubanda nibona umuhanuzi nka Debura n'ingabo zubaha Imana nka Baraki. Bene data, ubu butumwa bugenewe FDLR FOCA na CNRD FRN n'abakunzi babo n'abandi bose bashyira mu gaciro. Hakenewe Debora ufite amavuta y'Imana, arangwa n'ubunyangamugayo butari ububingwa tubona muri iki gihe mu bita abayobozi barangwa n'ububingwa. Hakenewe Debora ufite amavuta y'Imana akanagira ubunyangamugayo kandi akagira strategy nk'iza Debora, ashoboye kwereka Baraki uko ari kwita abasirikari 10,000 byo guhangana n'ingabo z'abanyakanani. Hakenewe umuyobozi washobora guhuza rubanda. Nubwo hari amatsinda menshi avuka nk'imegeri, abashobora kwishyira hamwe Imana yabakoreramo ikabohora rubanda. Na Debora ntabwo yashoboye gushyira hamwe Abisirayeli bose. Mwabonye ko ari imiryango 5 n'igice gusa yashyigikiye urugamba rwa Debora, abandi ntibabishyigikiye. Ariko Debora yabatabaye bose, abahuza igihugu. Niyo mpamvu rero ubutumwa bugenewe FDLR FOCA na CNRD FRN, kuko tubona ko mbona ko nibo bashobora kubona ingabo zo guhangana n'abavantara. Haramutse habonetse uwazoruganiza, hakanaboneka uwahuza amatsinda amwe n'amwe ya rubanda atatanye hirya no hino. Ibi si ibintu bigoranye, kuko natwe turabisengera, ahubwo bisaba nyine ubushake bwa politiki. Nkaba numva responsibility nini zifitwe n'abayobozi uyu munsi ba FDLR FOCA ndetse na ba CNRD FRN. Iyi message ni yanyu. Mushake Debora, mushake Baraki, Imana irokore igihugu. Debora
yateye intambwe afata inisiyative. Baraki nk'umusirikare ukomeye yubashye amabwiriza ya Debora. Debora nawe yarahawe n'Imana uko ibintu bigomba kugenda. Bene data, rubanda, wazalendo, mureke twubaha Imana dusenge. Hari abapinga isengesho, ariko abazi agaciro k'isengesho mureke dufatanye gusenga. Mana y'abacamanza ba Isirayeli yo mu isezerano rya kera, ni wowe Mana y'abacamanza bo mu gihe cyacu. Uhoraho, hagurukiriza abanyarwanda umucamanza nka Debora, bahagurukirize n'umugaba w'ingabo nka Baraki, maze akubahe, maze nawe ubahe intsinzi nk'uko wayihaye Abisirayeli ku mugezi w'i Kishoni. Mana nyir'ibiremwa, nsabiye uburinzi umucamanza w'icyitegererezo Victoire Ingabire n'abandi benshi barenganywa na FPR Inkotanyi. Mana nyir'ibiremwa, nsabiye uburinzi n'intsinzi abacamanza bakuru bo mu karere, aribo Perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu. Baha intsinzi kandi ubarinde, Mana yacu. Mana nyir'ibiremwa, nsabiye Perezida wacu Donald Trump ngo umukize uburwayi bw'imitsi abaganga bamusanzemo, kandi umwongerere ubushobozi bwo gufata imyanzuro idashyira inzirakarengane mu kaga. Ibi mbisabye mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu, amen. Amahoro y'Imana abane namwe, bene data bakunzi ba rubanda.